ngiye nk'umuruda uko kuri sinakuzinzika nta kuzinzika ukuri kuzinzika ukuri munsi y'izuba nta kuzinzika ukuri munsi y'ijoro nta kuzinzika ko muri ubwo buzima bwe abandi basore aho yiga aho yabaye baba baramubengutse barusha icyo cyene wacu icyo cyandakuze icyo ni igihanga icyo ndagitsinze ubu tugiye akakanya imyanya myiza mu butegetsi ugiye ubaza umwana ati mbwira umuryango ukomokamo yakurahiye uhereye mu gisirikare karinga karimunda ariko karimunda nayo yo mo imbere ntabwo ari karimunda iyo tuvuga ba karimunda tuba tuvuga ba bandi bo kuva ku ngoma yambonye umutwagirwa kayibanda babyara abo ngabo nibo ba karimunda tubasobanure noneho aba BFPR inkotanyi babene karinga abana n'abuzukuru n'abanyakaringa abo ngabo bafite babandi ba do service bakoranye nabo barabaza n'abajakazi baba bagaragu babo n'abana babakomokaho abo nibo bakomezanyije na nubo nibo bari mu bari barahunganye bagatahana no kuvuga yagorwa n'ikibazo kimwe none se umwana ni nk'ibi muri 19 ushobora kubaza umwana wo muri Karimunda we ntacyo ubona ko igihugu kirira kubera byandi barafina yavuze bamugera munsi y'urugo baba yakabwiye abaturage ati nyaboneka ushoboye guhunga nawe hakiri kare ibintu birakaze kandi ngewe ukuya muri namushimanye neza ibintu uzarebe filime yatambutse ejo bigeze no kwivuga y'abasirikare 600 baje seni muri seni ngewe erega buri icyo warakurikiye barafinda ndusha abandi niyo mpamvu wako umunyapolitiki bazazanye ushobora gusanga na perezida yicaye ariko tumukorera akazi nyine Kagame se ibintu byose ntiyabyumvikanye natwe hari abaminisitiri n'abasenateri be bafite icyo bamubwiye nta makuru yari afite yabyumviye kuri twe ni ikiganza cya perezida wa abyumvira ku baruda ngewe azakira mu bantu hafi kubera amateka bitse kanyavungu ejo iyo filime nayo ngenda yitegereza bayicishije kuri TV1 ndayireba TV1 yayinyuzeho n'ingabo za BFPR inkotanyi amashusho yongeraga mu maso bazira muri za bisi baturuka byuko kuyumba hose baza muri seni de Kigali uze muri iyo filime byo bavuga 600 gutwawutse ku murindi none se iyo ufashe murindi wa byumba Liyetona Abdul Joshua Zibiza yango jumumva yaje kwitema nyuma muri 2010 ariko ikibyimba amaze kukibaza asohoye igitabo yavugiye kuri BBC 2005 kanakimara gusohora igitabo witwa Focus fasha yamuhaye ikiganiro ni n'umuzungu wabimufashijemo w'umugore nibuka izina ajye no murasho gutangwa ajya no kurasha mu rukiko rwa Arusha bimwe muze ngo muri 19 baratengura ku bitifuro yabajyanye mu birunga no uwitwa Royizi ntibiragaba uri umusirikare majoro mu ngabo zo kwa Habya nyine mu mwaka muri 19 icyenda y'umuyaga ahitwa muri Sinabyaye hagati y'ibirunga muri Sinabyaye hagati y'ibyo birunga Ruhengeri mu majyaruguru y'u Rwanda noneho uzajye mu Ruhengeri akutinya nana abanyamahanga aho ngaho hose bari bitegura gufata ibice 75% Habyara yemera amasezerano yawe kubaza ikibazo cyoroshye abantu bazi igifaransa muri iki gihugu kurusha abazi icyongereza benshi n'abazi icyongereza kubera ko bazi igifaransa cyo ko bari nuko bari bakizi bose barabishe abandi barokotse barahunze abahari nimehe akivuze bamwe uko barabiza bavuye Burundi byo babakoreye byo babakoreye kubera ururimi rw'igifaransa ubu wowe wakwihandagaza ukavuga igifaransa cyinshi muri aba BFPR inkotanyi amafuni yabaga abuze ko n'abana n'abanyakaringa ari muri aribisi agata amafuni ari naho baje Karunda baravuye Burundi ngeze kuvuga tubigeze kwinura tugeze ku rugamba bashaka no gutuka igisirikare ngo bongere bisubirire Burundi aho baturutse bari bafashwe nabi mwe rero muvuga amateka muyagureka twe tuyazi nubwo turi bari nyine nakubwiye n'umusaza ni amagara imbere ngo aze kumije uko ngiye bitamubwira wowe
ngiye kuguha naho uri bubikure ibyo rero muvuga ngo basubiye inyuma none se ni guteruza ibize mu gitabo cyanditse 92 urahise atanga amapeti ava kukwirwa yagerega ikintu nakubwiraga ni ukuvuga ngo washaka umuntu ngo mwajye mu rero barafi aho hantu niho kugira ngo ushake umuntu mucyurirana rero muhore muri oya reka mubwire ngiye gusinya ivura we arakubwira ati ntabwo biriya byo gushakana ngo kuko ari abanyakaringa gusa bakanga kwivanga na rubanda badateganya ko iyo karinga ishobora kuzasenyuka n'abana nabuze bakibura ubwo se isenyutse bibuze barirunze bajya ntureba n'impamvu muri Afurika tutatera imbere afite impamvu idatera imbere no kwikorera kwirondarunda ngo ngiye ngo ndabanza ngo ndebe mwene wacu none uzambwire nk'abanyamurenge ubashaka kuba magini ntibavaho bagashira bahashira kuko ntibamenya amakuru ari muri rubanda rundi abanyamurenge bo bumva ko aribo bafite amakuru bonyine urusengero rw'umunyamurenge n'abanyamurenge bene wabo wowe ugiyeyo bakubona nk'aho utari mwene wabo wenda siko biba bimeze ni nk'abo bo muri Karinga iyo ugiye gushaka akazi noneho bafite imvugo bababwira badene bare bazabikubwira bageze mu kazi iyo bashaka kuvuga uwavuye nyine wo mu nda y'ingoma ngo from Samuel from Samuel wavuye ahantu quelque part from Samuel ntabwo bavuze twizanya akazi zeri bavuze ati wa mwana wacu nyakiva mwana wacu arufungireze wa mwana ukomeye wa Kongo wa mwene wacu hahandi tujya gushomba mu bagogwe wa mwana wacu nyine tuzi no mu bagogwe si bose no mu bagogwe si bose no mu banyamurenge si bose ni bamwe babandi nyine ababo abitwa abafurero abafurero ni nk'abatwa ni babanyamurenge uzabona batagira amasura noneho babandi bo abanyabyinshi babandi uzabona b'abanyiginya bavuye mu ngoma Karinga nganze kekera abanyabyinshi ni Abayisirayeli mu buryo ubona Abayisirayeli mbona bahagaze ko gasumbuka ariko nubona uwitwa Nyabitango yo gukina komedi uzabona kaza no munsi y'inkono iteka abo niyo bita abafurero ni nayo mpamvu nabo bari undi bagiye gushakana na kavido barafite kwereka kabacitse umusaza w'umunyamurenge bamukiza hasi ariko kwitwa n'abafurero cyera ati bana n'abafurero mwetira iki tutabakoreye ni twabahaye amata twarasaze muratuziza iki abafurero ni nk'abademokarate n'abarepublike muri Amerika muri Kongo niko babayeho niko babaye no mu Rwanda niko banabaye nibo bamuzabona nibo ba Biden ariko yagera no muri Trump muri republika muri Trump nayo twamugeranye n'abahaje Trump zobi n'abahaje niyo mpamvu bageze baratukana kuri base n'abanyina kuko abazi yuko si jene wa harimo n'ibicaka babita abahashi ni nk'abahashi bahano abahashi bahano ni ukuvuga Trump abarirwa mu bahashi kuko Trump uzamurenambiraniye umugereranyije no na Sasha Obama cyangwa Maria Obama ubona abana barabasara aho baratukana nka Biden abarirwa mu baki Biden ni umudemokrate muzuye ko Biden ise azakukana no kwa Washington ariko babandi bati twabasanga butaka ni nkaha aba republika ni nka abantu babaga mu Rwanda abahinza bati birati twirwa dutukana abahinza bahiritswe na Karinga itorotse mu bunyoro kitara empire nibo bategekaga u Rwanda nibo bari bakavuke nibo bari bafite ubuyobozi abaturutse bunyoro kitara empire bagihanga ngo mizana babahinda ubwenge babinzira mu buyobozi babamaze kubakira barangize barabahirika gihanga ngo mizana rakabashinga ubutegetsi mukisi nibaza mushinga jobundi mukisi uriya birwa abyirizera muri Imana niyo umujyanama wa ntuza yari umwana wo muri Karinga mu nda y'ingoma mu nsindwa niba none ushaka kubona ujya kuri cano ya Mukankiko umva amagambo yamuvuze ejo bundi apfa yaravuze ati nubwo abandi bari burire ngo yapfuye njye ntabwo ndi burire kuko mubakinduraga abantu mubamenyeshaga abantu muburi ruhuga mubayiteraga abantu nawe kuko ikintu ni SNPC arakuga ati njye nabaye umujyanama w'umwana muri Karinga ryamubaye mu rwose Karinga Kayibanda ntiyamwirukanye yamumisha barabana barakorana nawe barabana barakorana nta kibazo uzabaze Mpyisi yaravuga ati se umwami yiruka mu iki ngo yanze kuba umwami w'Abanyarwanda umwami w'Abanyarwanda se data muri Gikongoro akaba yarahungiye we na bene wabo nuko bazi ko umwami barafinda Karinga yari imitembagara
babona bazaho bambara inkingi bazahambara ubucucu ariko bahita banyanyagirika barigendera bajya bareka kubeshya abantu ngo barabamenyeshe ngo barabatwise ngo twari abana beza byose umuntu baramubanye neza akajya kuguhungita nuko kuba waramugoye imyaka nayindi yarabuze aho guhera ahubwo yagira imana ni nka Kigeli ku ijwi rya Amerika bakamuhizamba Kigeli wahunze bigenze bite mwanya ngo nagiye gutegura ubwegenge bwa Kongo ngaruka ngo batangaje ngo Kigeli nta kirumami ngo Republika yaje yagiye kuza se karinga itarabagoye umurudakazi ndakwemera ko nanjye nk'umuruda uko kuri sinakuzinzika nta kuzinzika ukuri munsi y'izuba nta kuzinzika ukuri munsi y'iri joro